Ako imva nkubwire. Pastor, uba muzima ntabwo muzima bimeze bite? Kubera iki se? Tuvire mu modoka. Bayimaye se? Iyo wavuze renge wumva iki? Vira mu modoka wabininiwe. Musazi w'ibukiro. Amen. Kandi uwo musazi turawukura. Haleluya. Amen. Amen. Gira mugenzi wangu kumunsi turabombarida. Amen. Gira mugenzi wangu kumunsi turagombarida. Kandi yego musazi bamaze kuzura imbaraga. Amen. Amen. Yewe. Uyu ni mugenzi wacu. Sorry. Oya umwanzo kwangana ka Aragacana ibitaka. Yego sha. Turabavuga butumwa rero. Ubu kutubona rero dufasha urugendo hari ahantu turi kuja ahubwo sinzi niba waza nawe tukajanayo. Mubwire. Turi kuja kuri Dove Hotel. Ariko turi kujayo kuri tariki 2 hazaba ari kwa gatandatu. Ukuboza cyangwa kwa 12. Okay, hazaba habaye iki? Ni igiterane cy'imbatura mugabo. Cyo witwa Ndahimana Claude. Umuntu ko numva nari kumumenya neza. Aha, ni umukozi w'Imana ukomeye cyane. Wasizwe amavuta. Ubwo wagira ngo twari imigisha twese tuzigabane. Hazaba habaye iki? Ni igiterane cy'imbatura mugabo. Aha, yego. Gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kwambuka mbere yo kwambuka. Agira sha. Kwambuka mbere yo kwambuka. Icyo gitaramo kizaba gishimishije. Kizaba gishimishije cyane. Mwandangiye ahantu nanjye nkazahaza. Kabari kukubwira ngo ni kuri Dove Hotel. Tuzajyana. Ubu ngubu nari ndi mu nzira rero ndi kujya mu rugo ngiye koga kwitegura. Then ngiye ndahita nanabwira abandi izindi nshuti zanjye. Ni wumva. Wagize ngo umurimo nuri gukorwa. Nibyo rwose undi nawe turamubonye. Sawa. Urakoze cyane. Yesu aguhumugisha. Yesu kandi akomeza agendane nawe. Yego. Nyagasana kurinde. Imana igumugisha cyane. Undi turamubonye sha. Haleluya! Vuga mena mwana wanjye. Yivuge. Nanjye nayo ndavuga. Vuze ngo vuga mena. Yawe. Mvuze ngo vuga mena. Hawe wayivuga. Yawe. Nanjye ndavuga none. No nayo ndavuga. Jana jana bira yawe none uyijyane none. Sabi nakuvuga mena. Amen. Gira mugenza gusa n'Imana. Ongera bimubwire. Gusa n'Imana. Haguruka wowe. Haguruka. Ubona usa n'Imana. Wowe. Demwe mu ishusho yayo. Warasaze. Iki kintu wagikuye. Haleluya. Amen. Icyari wambesire. Uzina yuda cyare. Haleluya. Bwiye ngo muhimane Musa. Reba. Buye muvugisha ukuri niyo tuzanga Yuda. N'umutima numara kubohoka, ukabahokera Uwiteka, ukamenya kumenya uriwe, ubusaba uburamurasa n'uyu mwana. Ntago basi. Haleluya sha. Amen. Usa n'Imana? Imana sari tukuje. What biris? Imana ari tukuje. Haleluya. Amen. Mumeze neza? Yego. Amen. Amen. Niko sha. Wowe kuyishyuza tanga umwana wawe. Bamwice. What? Kimana yatanze uwahise bakamwica. Kandi ubwo ntiwamutanga. Niko tanga uwabagira iki bamutambe. Sibyo? Ukabona ko umwana nk'uyu nguyu yaraje wawe aje guteretera n'agakobwa kawe. Sibyo? Arahageze uramutunganyije uramwirukanye.
hama hamwe tanga umukobwa bazirabure urimo satanisha ntabwo ari gusa bakora iki bazirabure Haleluya Haleluya reka tugeze mu gihe cyo gutura duture turirimba kano karirimbo maze mwereke Imana ko bayikunda tugende turirimba tuzamara karirimbo ka 147 kavuga ngo tanga 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 nacyuzabura tanga 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 nacyuzabura tanga 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 nacyuzabura tanga 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 Haleluya Amen Wanuzongera kuza gusengera hano ntabwo ugize tu uri kunyumva neza Amena Amen Wanjijigwe sinzongeye kubona muri rusenge pastor irambesire y'inge turanizongeye kuzaba uzagarukana mu rusengero Amena Gawe twakira abantu batura gusa siko bimeze yego bambesire umva nkubwira ntuzongere kuza hano ko gisa gusko kireba Amena Amen Nukuri uyu niwe Imana yanyandikiye niwe nahumetswe mu bitabo by'abakurambere Imana rero nabishimiye muri abakristo beza numvishe rero njyewe hari ikintu kiri kumata mu mutima wanjye numva rwose iri torero narihereza imodoka amina bahaye mushimira imodoka abahaye imodoka abahaye imodoka imodoka ni yande imodoka ni yande ariko nagombaga gutanga imodoka imodoka se yawe tekukuza yacu yego zatugenda mu kwitanze hako ntabwo uzi ko ibi bintu byose biba ari guteka umutwe ibintu byo gusenga twigize bapasi ntabwo ubizi ko ari injegisiyo njyewe rero ntabwo ndi mu guteka umutwe ntabwo uri mu guteka umwuka wera anyoboye nicyo nkora kandi naranakubwiye ko ntabwo ushyigikiye mu guteka umutwe kwawe reka rero nkwereke iriya modoka uzi ko yavuye hehe utanze kwa Yesu Kristo kwa Yesu Kristo Yesu Kristo yaguha amafaranga yarakuzaniye erega bicisha mu ndakubaza yarakuzaniye Yesu Kristo uramuzi wowe se ari urya nayawe ariko uzi ko abagore babasaze we uzi ko abagore babaye batindira mu mutwe ariko urindisha wowe waturutse hehe niba ukeneye kwaki ahubwo wowe icara wakira umwami n'umukiza nta mwami n'umukiza ndakira ibintu byo guteka umutwe anyobora iki agutegeke uyoborwe nawe ndayoborwa n'umuntu udahari ntabwo reka tuyobore izi njiji ziduha amafaranga tugabane iriya modoka ntabwo byuma ngwino ibindi bitubereka turabigana haleluya ibyishimo murabigira bikagera bigashira ibyishimo mukishima ariko izayagera tugera tukishima haleluya amen ni byiza kuba wenda wakiromantika maho kujya gutunga imodoka ariko ukajya uyisaba mu bitabo ukayiryama ukayirota ariko wabyuka ukayibura bibaho sibyo bayirinda mukunda kuryama oya mugasinzira murarota kabisa muzi kurota none rero hari akarimba kavuga ngo lenge ni nge wayizanye hako ntimukabinjije mu mutwe mubinjije lenge ni nge wayizanye twaje mujya mugira nka gutya hako umva nkubwire pasite uba muzima ntabwo muzima bimeze bite kubera iki se tuvire mu modoka bayimaye se iyo bavuze renge wumva iki vira mu modoka wabininiwe